ahubwo ngiye gukora uko nshoboye kose aranire ko Sandrine azakomeza yishimye. Ni umwanzuro wanjye. umusore mwiza ukeye ariko nta mafaranga ufite. Yeah, I'm good. Papa yaramamagaye nijoro arambwira ngo ngomba kuzajya kubonana na Patrick ejo nijoro tugasohoka. Ngo Rwema ararengereye ibi byo ntabwo ushobora kubyihanganira. Sandrine ndamukunda basi reka tubihe igihe sibyo? Patrick, sinzigera nigera nemera na rimwe ko umukobwa wanjye abana n'uriya musore. Brother, nibaza Sandrine ni igiki cyamuhinduye? Nta kirya, nta kinywa, yirirwa rira, nta kindi nta. Chérie. Uzi ko watinze gufata telefone wari uri mu biki? Okay, ibyo reka tubyihorere. Nuse chérie. Ko mbona ibintu byakaze njye ndabona ari cyo giye kugira ngo dusoze gahunda yacu. Chérie, nta mwanya usigaye, nta gihe gisigaye. Sinzi impamvu urimo uravuga gutyo. Si ubuze ahantu byageze. Uzi ko noneho aho bigeze aha. Uzi ko noneho aho bigeze aha. Papa yavuze ngo ntabwo nemerewe kuvana mu rugo. Umva nagiye gusohoka umuzamu arambuza. Arambwira ngo papa we yabihagaritse ntabwo wongera gusohoka. Ngaho mbwira igikurikiye urumva ari iki? Niba tutabikoze agakanya urabona igikurikiye hari iki? Iryo jambo uri gukomeza umbwira ngo urabireba. Uvuze iki? Ibintu numvishe nibyo. Chérie, kanze nkuvugishe. Ndaje nkwamagaye. Uyambwiza ukuri kuko yavuze ngo iki? Ma, ngo yategetse ntwajye gusohoka hano. Ariko mana yaremye ijuru neza. Ango nzi ikintu papa yifuza. Nageze amarampagarika. Inde? Arantinyuka arampagarika arambwira ngo so yavuze ngo ntabwo uburenga. Ariko mana ishobora byo. Umwana inkumi ingana nawe. Ntwajye gusohoka igipangu. Okay, ngo arashaka iki rero? Hari ikindi se? Ako si umugabo ameze tumwe akagira imana. Baraje nyine ugushaka no gusanga ejo babyutse banjyana ngo ubukwe burabaye. Cedric nawe ndi kumuhamagara. Mana ari kunyumva ari guharambwira ngo ibintu ngo bizaba ngo tubihaye umwanya ngo tube dutegereje nta kintu kizima ari gukomeza ambwira simbizi. Ndabona ibintu biri kunshaka kandi iminsi yagiye. Sandrine ntagiye. Baho bigeze na ntubera akazi. Niba so ageze ku rwego rwo kuvuga ngo ntugasohoke. Akaba yatinze akabavuza icyo kintu. Ese ntwari uzi gahunda nayo ifite? Nagiye se? Nyine ntiwagiye nicyo kibazo. Ndi kumva ntiyumvisha impamvu. Ese ni gute undi we zamumwumvira? Ni gute se zama kubwira ngo wisohoka ngo ntusohoka ukanga gusohoka? Zamu. Wagize ngo nuriya wa mbere nifatira ko nshaka. Uriya mutipe we wamunyura mu maboko. Okay. Sandrine. Ishaka kujya mu mperekana niwe. Ko bakwifatiye. Ngiyewe ntabwo ariko yankora. Urashaka ngufasha iki? Ma, icyo nshaka no kubana na Cedric. Icyo nshaka ni ubufasha bwo kunyeza kuri Cedric tukagenda. Ndabizi ibyo ngere nebigusezeranje ko nzabigufashamo. Ahubwo nonaha dukora iki? Niba warusohotse zama kaguhagarika. Ngirigera ngo mbwire icyo mitamufasha ubu nona hanga. Uragenda se umubwire adeka nyireho. Oya. Hano ngo nirirwa mubwira ariko.
ngo nta mpamvu zo kujya gute mana mpamvu zo guhangana we nyifashiriza ibyo niba bishoboka bazi. nyine umufashe iki gusohoka nicyo ushaka hanyuma se ugiye gukora iki Cedric wumva nawe urimo kubwira buri kintu cyose wamubwira ukumva ntashaka kubyumva ikigaragara Cedric nta mafaranga afite Sandrine tuvugisha ukuri Cedric nta kintu afite kandi Cedric twamufasha nabafasha ibintu bikagenda neza ariko uri utekereje ukareba ukabona amafaranga yose utekereza ko ngewe ntashobora kuba afite hayo mfite utekereza ngo niwa mugore uhaha ibirayi nkaza nkateka gusa nyine afite amafaranga yanjye mbitse wembwira ahubwo ngo ubere bufasha mushyigikire kuri buri kimwe kintu cyo kubana n'umukunzi wawe nyine ubundi ikintu cyo nyine kiri kubura urebye ahanini n'impamvu ari kumbwira ngo dutegereze ibintu tubikore nyine twitonze no kubona ko nta bushobozi afite kandi amafaranga gusa njye uyamaye amafaranga nkagenda ndaguseze nawe umugore mwiza wubaha umugabo nkamufata neza miliyoni 10 aricyo zabamarira mwana we ayo yose 10 ayo yose se gusa nsinzaba nandi njyewe ndashaka kugira ngo ushyigikire urukundo rw'umwana wanjye umunezero wawe niwe wanjye ndashaka kugira ngo nkangane na papa wawe washatse kugira ngo aburize umwana amahoro arahari se bakagahora uramusanga atarabyumva akajya gutanga amakuru uzamuzi ko yaguhamuye uriya mwihorere ni akantu toto ndamugufasha urakoze unduhuye ikintu kinini cyari kindi ku mutima ndabizirega nabwo ngo nzagushyigikira mpaka uri mu maboko yandi ya Cedric. Okay, noneho ngiye ngiye gukora ngiye kubwira Cedric dupange dutegure uburyo ki bwo kugendamo kugira ngo nyine twipange hakiri kare kuko urabona n'ejo bashaka kubyuka banjyana ahubwo shamba nuko kwimanura kose. Senti hagarara aho ngaho rwose urashaka kujya urashaka gusohoka kujya he kundeba cyane urashaka gusohoka kujya he hano nta muntu wemera kuhanyura kuva kwa kangahe bose yarambujije nta mwana wiwe uzongera gusohoka hano ase mwibiki nta kintu keretse ahubwo nimba ushaka kungurira ka cyayi zamurabizi neza ko nta kiganiro njya ngirana nawe uri kubyumva ntabwo ndi Sandrine ugira gutya mwaganire mwagize ute ntabwo byakunda rwose nta muntu wemereye mbabarira ntunkore mu mutwe nanjye mbabarira ngende mu kazi kanjye nanjye mbabarira noneho ndi mu kazi kanjye boss nose urashaka ko boss anyirukana urashaka ko mva ku birayi reka ntabwo ushobora kurenga n'umutari uravaho nitambukira ntabwo mva hano kuruki ni porotayi imbaho urankuraho guteze ukunda akazi kawe akazi se ntuze nagakunda nabura kudakunda akazi kanjye rero niba ukunda akazi kawe va mu nzira Cynthia sohoke Cynthia mbabarira papa we yarambujije nta mwana we n'umwe ushobora kurenga hano ikintu banza wumva ikintu kimwe uri kumva mu bantu yakubujije gusohoka ntabwo ndimo Sandrine ntiyemerewe gusohoka ariko Cynthia ntiyigeze avuga ngo sinemerewe gusohoka yambwiye abana biwe ubwo nawe uri ntabwo nanjye mavuye noneho ntabwo mavuye kora icyo ushaka noneho njye ntabwo njye mva kuri iyi gate mbabare ko numva nashaka kurwana nawe urwana nanjye se ufite imbaraga zo kurwana nanjye yego mfite aho nshaka kwigira so va mu nzira nitambukire njye kubwira genda papa guha uburenganzira none mbabare njye ntabwo njye mva hano kuri iyi gate ibyo wakora byose ntabwo njye nahava gende mu kazi kanjye warangiza ntabwo nshobora kubyemera ikisi uzi n'ibindi ntubona ibintu ukoze ibintu nkoze ni boss wabimbwiye kuko ndimo ndakurikiza akazi kanjye
uyu niwo munsi wa nyuma na nyuma iki igipangu ufashe ugikoze kuko mu buzima bwanjye Cynthia nanga agasuzuguro nanga n'akamenyero. hanyuma se urimo urabimbwira wowe uri boss uranyirukana biragenda gute? Ntago ndi boss wawe. Ntabwo uri boss wanjye. Erega ibyo aribyo byose ntabwo ushobora kurenga aha. Ibyo wakwivugisha byose ntabwo ushobora kurenga. Ntago ndi boss wawe. Ntabwo uri boss wanjye, ntabwo uri boss wanjye. Ntago ndi boss wawe wakigoryiwe. Ariko uhembwa amafaranga ya papa. Nose n'imbara yatso none urashaka kunyirukanisha none. Wabuzeza karara amaraso ya papa wirirwamo. Uzikari ibyuya bya papa kigoryiwe. Oya ntabwo ushobora kurenga ibyo ntabwo uri boss wanjye. Ibyo ukora byose. Kubyumva. Ukimye nanjye uyu munsi. Ndaje kwereka indi boss. Oya njye nakwemera nka naryama. Nakwemera nka naryama kugira nta nubwo wacana. Uharyamye bwa nyuma. Haryamye bwa nyuma wose uri boss ku buryo wanyirukana. Zibasabye. Mwigizi ntuza nta ushobora kuzarenga hano boss atamaye uburenganzira kugira none wo mubyemere. Sha. Byo mwakora byose. Ibintu byose rero ni imibare. Ntabwo reka da nshatse abantu b'ubu babashoboza. Cyo ntabwo byoroshye mwana. Imibare iba ari myinshi, imipanga iba ari myinshi. So byose ni bimwe mu bintu bituma umutima nyine ujya ku murongo tu. Gusa ni ibisanzwe. Yego. Ni ibyo nta kindi tu. Nze gato ndabona umukobwa wanjye ntazi icyo nshakira aje kundeba. Nongera kuvugisha nta cyose iby'akazi se turaguma dupange nawe. Biteze. Uriya ntabwo nabyuka ngo ngende ntabanje ngo nsohoke hano ndebe niba na jaride abana baba bayitunganyije ariko ubundi buriya muyikoramo ryari cyangwa urabyuka ukigira ku ishuri gusa tu ukibagirwa hano hantu mu bintu bituma ubusitani bumera neza indabo zikazana akuka kazima nuko ziba zikoreye n'isuku. Cyo bizirikana we na mukuru wawe ntimukabyuke ngo mugende mudakoze. Nsundi zamu yagiye abikora apapuza akazi kaba kari muri runo rugo. Nuko wenda we wavuze ngo nago washaka umukozi ariko akazi kaba kari muri runo rugo ni kenshi bishoboka. Se mwana uzi neza ko bimwe mu birango biranga umukobwa mu rugo n'isuku irimo. Asubira mwana w'umuhungu w'umuzamu niyo wajya kubwira ngo aje aza kureba hano buriya niyo yabikora ugomba kuba uri hafi. Basukana mu kontorora. Ayaho jye bireba. Ubundi niwe mukobwa wanjye w'umutima ugomba kumenya n'isuku yo mu rugo. Ukamenya ngo bimeze neza. Si burangize ngo umushyitsi w'imena akaza agasanga hari bidatunganye. Niwe wase. Sandrine neze kubona bamutwaye roho. Byararangiye Sandrine. Ahubwo we kubera ko ari we nka hari uri ku isoko. Akagombye kujyaza akabikora. None ngiye kumba nakurutse. Wamenye iki? Amasomo semeze iki? Amasomo aragenda. Mba mbirambiwe ngiye. Ambiwe kwibaza? Dadi numva mbirambiwe byatanye. None wari n'u Rwanda. Ni gute urambiwe kwiga? Ntabwo ubona mama wawe? Kuri uyu mubona. Yataza kwiga nta bameze kuri. Kwiga bifite akamaro, bifite vitamine. Ariko ahubwo nuko mise nkubona. Ikintu nashaka kukubwira. Sindi maneko mwiza se. Nyuma nayakurikiranye. Kandi patana. Kambwira rero. Ngize kubona nyine mama ari kuganira na Sandrine. Ariko narindi kure ntabwo narindi kumva ibyo bavuga. Ari ikintu numvishemo n'ubundi ni wa mupango wo gucika. Bashobora kuba bari kuwunoza neza. Ahubwo ntabwo nzi ngo bagiye gucika mu buhe buryo cyangwa se bagiye kujyayo. Bose uriya mudamu kuko
mudamu wanjye nikwereye ubwonko bwe buri gukora neza budakora burya ashaka gucikisha umwana amujyane ku mugabo ntashaka cyangwa n'ahandi ashaka kumucikisha ukamujyana wenda reka tubitege amaso simbizi ariko si ubundi papa kereka nkwereke sibyo aho kugira ngo dukomeze dushwana twuruhora mu ntonganya ngaho Sandrine wamuretse ko n'ubundi ndabizi neza ko kwa Cedric nta n'icyumweru yamarayo kuko ubuzima yakuriyemo nagera kwa Cedric bikamucanga azakatagaruka ubundi wamuretse akagenda yagera byamucanga kugaruka akajya kwa Cedric ese ko yahinze yarize yagize ute ngiye ibintu maze no kubirambirwa naba natsinzwe ku rwego rudashoboka cya kabiri naba ndaza umwana wanjye umurage mubi kandi buriya naharaniye byose kugira ngo muzabeho neza niyo ntego yanjye ahubwo nyemerera ikintu kimwe wenda dukora ikintu kimwe niba watangiye kumva mama afite imipango yindi we na Sandrine y'ibyo bakora reka duhindure imipango tubereke ko turi kumwe nabo ariko jye sinanabibereka kuko jyewe nijye nyir'urugo ahangaha ntabwo ahubwo wowe ko bazi kuri mu ruhande rwanjye wiyorome ubundi Sandrine ngiye muri Miss kuvugana neza nta kibazo dufitanye komerezaho rero na mama umwegere ubereke ko bashyigikiye ubereke ko ibintu papa barimo nta murongo ubereke ko papa bimeze nk'ibyamucanze nubwo ari byiza ariko wapi nawe ntukiri kumwe nawe kugira ngo umenye ibyo byose urumva umenye ibyo byose makuru umenye ibyo yambwira nanjye twirinde guhita tuyatangaza tuyakontorolesha ijisho ese tubarusha ubwenge nyine ese ubundi babuturusha se hari umugore urusha ubwenge umugabo cyangwa umwana ariko wowe impamvu waba ubarusha wowe ufitemo n'ubwanjye ugomba kugeramo ubwenge bwanjye ukabubarusha buriya bo bazi ngo uracyari mutoya kandi ntabwo bazi ko meze nk'ucomeka itiyo gutya nkagushyiramo noneho byose bikaza ntihazagire umuntu gukanga tubigenze gutyo nta kibazo ahantu uzajya hose urabizi nkuri inyuma gutya nzagukurikira kuko njye numvaga nyine waba ubiretse ukamureka akagenda n'ubundi azagaruka yisangire Patrick kugenda nawe sinabikora ahubwo ko umugenzuzi ijisho umenyere byose umugendere uko intege umucungisha ijisho umucungisha ugutwi ahari na mama w'ugutwi kwawe gukore ijisho ryawe rikore wirinde kubegera cyane kiretse numara kubegereza mwarabaye umwe wicare muganire ibintu byose ubu ikintu ngiye gukora ngiye kumenya ikintu bari kuganira kuko ntabwo nabashije kucyumva neza ikurikirane icyo kintu kiriho nanjye ndaguma nikurikirane ibyanjye na Patrick na papa dukurikirane mu bintu byose kugeza igihe uzabona ibintu byaciyemo uko bimeze reka nta mwana utumvira umubyeyi keretse aho abana babaye ibiganiro ibaze Pascal kweli aya masaha urasinzira Pascal karame boss cyangwa mabuje karame se we nese ubu urarinze urasinziriye ufite ikihe kibazo mabuje nari mfashe udutotsi ho gacyane urusinziriye neza warurinze cyangwa warusinziriye bura aho waturutse bura nakureba mabuje kuri Pascal wasaba tuba bariye mba nariye baba babimpaye ibyo rwose wariye cyangwa urashonje ninze ariko gusinziriza mabuje aketse rwose nguriye nk'akantu rwose namenyereye mabuje rwose Pascal karame nashakaga ko ngira harya wa mama hano hepfo umwe mama Olivier kuba mama Olivier nashaka ko ugenda ukamubwirira no okay mama Olivier bani ngombwa ndashakaga ngurayo n'akantu se mabuja ahubwo se waba ariko muburire bya mama rwose mabuja rega niyo mpamvu mwemera nanjye amaso nijya kukagura siga ndi ku gipangu nta kibazo mabuja rega weze ko nkwizera nta muntu hano wagucaho rwose none sigare nkurinde oya niba utandinde ariko hano nta muntu wahinjiye okay ngaho rero nyaruka uragira namaze kuyakira kuri telefone yawe hajya kwa mama Olivier hajya ukase hajya kuri uyu muhanda umanuka ukase harya hani njye nkuwe ko utagiye kwa mama Olivier
uvuze ko ngiye kukugura akantu mama Olivier ngiye kumugutuma wongeye kumuhamagara mwibwirire ese we ntabwo ujya wumva ko Pasika wabaye ntabwo ujyana numvishe nabi rega buriya ntabwo wasinzira kuri hatarimo inzara cyo ukazana imabuja sukaza nawe ushaka zirajya nkugurire naho ukagura no ngende handi nsanzwe ako si ishyano bashaka kumugura nashaka kungurira ndashaka kungurira none se urambaza aho ugurira kubera iki wowe kuri telefone ndahita nyakugezaho genda aho ushaka hose ugure n'icyo ushaka urambwira mabuja urakoze cyane ngiye kugenda niruka ku buryo nta muntu ndasanga ubu watorotse kino gipangu rwose mabuja niyo mpamvu rwose nkwemera rwose ndakwemera rwose Yes, Gatan. Yes, boss. Okay. Wari ugiye kuza kuyireba se? Nta kibazo. Ndandeka nandi mu kazi ariko nahita mbireka nkaza nyine. Ko ni ngiye uri bwishyure. 500 nyine. Oya hoya. Yari wagize ngo ni igiciro gute se kandi narakubwiye ko ari 500. Oya, rwose niyo ya nyuma nagize nayo tuye dukora ibintu nk'abantu b'abagabo. Byo kumbwira ngo 300 ntabwo biba bishoboka. So gushobora kungurira boutique ku 300 birashoboka. Uzi ibintu birimo? Uzwarimo n'ibikoresho. Na etageri byose urabitwara. Naga televiziyo nyine. Wabura 70,000 se? Bikoreho oya ntabwo bishoboka Gatana ntabwo bishoboka rwose nawe ntugapfobya abantu ntabwo iyo boutique ushobora ubundi bitari n'igiciro nkubwiza ukuri ushobora kuyigurisha n'amafaranga 800 byakunda ari umuntu uyikeneye none ni gute ngiye nshobora gufata ibintu nakoreye boutique nakoreye imyaka hafi 7 yose nkayiguhera ku 300 ibyo bintu urumva bishoboka wowe oya nese turaba tuganira ibiki aya wagenda ukabwira akazungu agufungurira ugafotora ukabara ibyo ubara byose ariko ntumuzane w'ibyo ngibyo rwose ntabwo babishoboka ariko namwe rero umuntu agiye mubana namwe mwiyubahe pe sawa ntare okay aya ntabwo bishoboka man ntabwo bishoboka mu ijambo rimwe sawa tubyihorere ntari binzayigumana nyine nose ntiverisa sawa ubwo nubitekerezaho uzambwira naho ibindi byo wapi asante nawe mugira akazi keza Cedric ntumbwire ko ibintu ndi kumva n'ibyo ndi gutekereza biri guhura bro ushaka kuvuga iki ya boutique ushaka kuyigurisha ayigurisha sibyo wowe uhuriye he nabyo ariko yakoze ikibazo man nta nubwo ushobora gutekereza neza ngo ukadire ushyire ibintu mu bwonko bwawe
kugurisha botike yanjye na byose kandi ugiye kubimbura. ushaka kugurisha botike ugafata amafaranga ukagenda ubwo se ejo ntabwo ushobora uzasigara wizigamira. Abantu ndondewe botike yanjye uje kuyingengaho icyo nyikoresha ako mwana utekereza ko ninde wakuntumye koko Cedric ngende inshuti yawe kako inshuti yawe nawe usigaye urengera ntabwo nshobora gutuma ujya mu bintu mani bitazagira icyo bikumarira ngo mbyemere. ese ujye ukemura ibibazo byawe byanyu ukabireka. Wafashe gahunda zawe niba wahisemo kujyana na Sandrine mukagenda ugasiga botike hariya ejo n'ejo bundi kizakugoboka kugira umumaro nk'uwo yari gufitiye ubu ngubu. Mu kazi batindaga kuduhemba ikakugoboka ukishyura inzu nta kibazo wagiranaga n'abaturanyi nta muntu wagiriraga ideni nuramo kwigurisha ukagenda amafaranga ukayarya none amafaranga make nk'ayo ngo nari ndi kumva ukeneye kucyumva. Ariko njye ndifuza 500. 500 se atazashira oya bayampaye ariko n'ubundi byabikwiye uretse no kumubeshya ubundi sinzi impamvu ubanguye amatwi ariko byanakunda maye 500 utekereje igihe waboneye iriya botike igihe wayiboneye byarashoboka ko 500 wagira ikintu yabyazamo ubu ngubu 500 wayakoresha iki kuri igicucu ahangaha urayahembwa ubuzi kugira ngo uzakore kano kazi dukora ku seriveri uzabona 500 wowe none se nyine kuri Nese gucyo ufata 500 nkaho ari nk'igihumbi. Ako mwana ngubu ubundi wowe amashuri yawe wize yakumariye. Hano duhembwa ngahe? Ise mirundi tuhembwa 50. Se 50 si menshi. Ariko ni menshi none utekereza 500. Ni incuri 10 man. Ukumva ko 500 ari byinshi kuri Sandrine n'umwana wo mu bakira umeze kuri ufite imodoka agendamo. Ese reka nkubaza ikibazo umwana utaha mu nzi imeze kuri uzi igitanda araraho. Kunayo mafaranga ubwayo atakigura. Uramufata umujyane mu kageto k'ibihumbi 30 uri kumva wabaza imibare 500 izababeshaho gatunga umugore. Nzaba ngiye gutunga umuryango ntabwo nzaba ngiye gutunga ibitanda n'amageto n'iki ntazi uvuga. Ku giti cyanjye nkufitiye uburenganzira nakubuza. Botike yireke izajya kugoboka mu gihe wumva ufite ibibazo mu rugo rwawe kazunga kohereza ibyo 5 akuveye se nkasanzwe ukore ugaburira umugore ariko botike iraho ngaho bimarira iki umugore nta mufite n'ubwizigame uzaba umufite mwebwe mushaka mufite mukuye he mufite mukuye none araza kuri cya amafaranga oya ari amafaranga azamfasha mu myiteguro yo kubana nawe bwa mbere none kuko kubana ntabwo bishoboka nta mafaranga hari nabyo biragoranye ibyo bintu nabitekerejeho nitonze sanga nuko bigomba kugenda turanyezera inshuti yawe inshuti yawe gusa inama zawe zo sinsiye sinkubeye njye ntago ndi indyarya manu ubona ibintu cyumvikana nkubwiza ukuri ntago ndi indyarya kabisa ubu wagize undi muntu nuko nyine tuba dushaka ko nta muntu yinjira mu buzima bwacu hagize undi muntu wumva ibintu uri kumva yakumva ko ufite mu mutwe yazima waretse gukururwa n'urukundo n'amarangamutima ugakoresha ubwonko. Mike tekereza ko ndi umusazi urukundo rwaragusajije ni byiza kuba wakundana na Sandrine ariko ntabwo ari byiza nkanjye waba uri umunyamahirwe man njye mba ndi kukugira inama kandi urabizi ko nta kibi mwifuriza twarakura rega nawe uzakunda nawe nibikubaho uzagurisha ibyo ufite byose wambara ubusa kubera urukundo uzatanga ibyawe ushyira ubuzima bwawe no mu byago kubw'ukunda kandi aho wari uri hari hatekanye ariko urukundo ni urukundo uzasobanukirwa urukundo icyo ari cyo nawe nurugeramo.